Igitabo cy'intangiriro umutwe wa 31. Yakobo ahunga Labani. Yakobo aza kumenya ko abahungu ba Labani binubaga bavuga ngo Yakobo yatwaye ibya data byose, umutungo wa data ni wo wamukungahaje. Yakobo areba Labani asanga batakimeranye neza nka mbere. Uhoraho abwira Yakobo ati subira mu gihugu cya ba sokuru, mu gihugu cyanyu, nzaba ndi kumwe nawe. Yakobo ahamagaza Rasheli na Leya ku gasozi aho yaragiraga. Arababwira ati so ndamureba ngasanga atakindeba nka mbere, ariko Imana ya data yamye iri kumwe nanjye. Naho mwebwe muzi neza ukuntu nakoreye so n'imbaraga zanjye zose. Ariko so yagiye ampenda ubwenge, ahindura ibihembo byanjye byose inshuro 10. Nyamara Imana ntiyamukundiye kugira icyo antwara. Yarambwiraga ati z'ubugondo zose nizo zawe, umukumbi wose ukabyara ubugondo. Yambwira ati z'ibihuga nizo zawe, umukumbi wose ukabyara ibihuga. Uko niko Imana yatse se amatungo ikayanyihera. Igihe umukumbi wose warindaga, nubuye amaso ndota mbona amapfizi y'ibihuga n'ay'ubugondo n'ay'amatobo yimije inyagazi. Marayika w'Imana ampamagarira mu nzozi ati Yakobo, nditaba. Arambwira atubura amaso ureba aya mapfizi yose y'ibihuga n'ay'ubugondo n'ay'amatobo yimije inyagazi, kuko nabonye ibyo Labani akugirira. Ndi Imana wasigiye amavuta ibuye i Beteli umaze kurishinga bukingi, ni naho wambwiriye umuhigo wawe. Ubu rero haguruka uve muri iki gihugu usubire mu gihugu cyabawe. Rasheli na Leya baramusubiza bati mu rugo rwa data se hari umugabane cyangwa ibyo twaragwa tugifiteyo? Ntiyatugize se nkaho tutarabe, we watuguze akanarya ikiguzi cyacu? Ubutunzi bwose Imana yatse data ubwo bubaye bwacu n'ubw'abana bacu. Noneho kora uko Imana yakubwiye. Nuko Yakobo arahaguruka yuriza abahungu be n'abagore b'ingamiya, ajyana n'amatungo ye n'ibyo yari yararonkeye mu kibaya cya Ramu byose ngo atahuke kwa Sizaki mu gihugu cya Kanahani. Igihe Labani yari yagiye kogosha intama ze, Rasheli yiba ibishushanyo by'ibigirwamana bya se. Yakobo ahenda ubwenge Labani w'Umwaramu ahunga atabimubwiye. Nuko ahungana ibyo yari atunze byose, arahaguruka yambuka uruzi agenda yerekeje mu misozi ya Gilihadi. Ku munsi wa gatatu babwira Labani ko Yakobo yahunze. Ajyana na bene wabo amukurikirana iminsi 7, amushyikira ageze mu misozi ya Gilihadi. Labani ashyikira Yakobo. Nijoro Imana ibwirira Labani w'Umwaramu mu nzozi ituramenye ntugire icyo ubwira Yakobo, cyaba cyiza cyaba kibi. Labani ashyikira Yakobo. Yakobo yari yashinze ihema rye mu misozi ya Gilihadi, nuko Labani n'abavandimwe nabo babigenza batyo. Labani abwira Yakobo ati wangenjeje uti, wampenze ubwenge ujyana abakobwa banjye nk'abanyagano? Watewe n'iki guhunga rwihishwa ukambeshya, ntumbwire ngo ngusezerere mu byishimo n'indirimbo n'ingoma n'inanga? Ntiwaretse mpobera abahungu n'abakobwa banjye, rwose wangenjeje nk'umupfu. Nashoboraga kubagirira nabi, ariko Imana y'abasokuru bawe yaraye imbwiriye mu nzozi ituramenye ntugire icyo ubwira Yakobo, cyaba cyiza cyaba kibi. None se ubwo wacitse ukumbuye iwanyu, niki cyatumye ucikana imana zanjye? Yakobo asubiza Labani ati nuko nari mfite ubwoba bw'uko wanyambura abakobwa bawe. Icyakora uza gusangana imana zawe ntakabeho. Imbere ya bene data saka icyawe cyaba kiri mu byanjye ugisubirane
Yakobo ntiyari azi ko ari Rasheli wibye imana za se. Nuko Labani yinjira mu ihema rya Yakobo, nyuma mu rya Leya, no mu mahema y'abaja b'abo bagore bombi. Ntiyagira icyo ahasanga. Ava mu ihema rya Leya ajya mu ihema rya Rasheli. Rasheli yari yarenze ibyo bishushanyo by'ibigirwamana, abihisha munsi y'intebe bashyira ku ngamiya, nuko ayicaraho. Labani ashakira mu ihema hose, ntiyabibona. Rasheli abwira se ati, databuja ntarakare, kuko ndashobora guhaguruka ndi mu mugongo. Labani arashakashaka ibishushanyo bye, ntiyabibona. Yakobo ararakara, atonganya Labani, aravuga ati, igicumuro cyanjye ni ikihe? Icyaha nakoze ni ikihe kugira ngo nkurikirane utyo? Aho washakashakiye mu bintu byanjye, icyo wasanze cy'iwawe ni iki? Cyerekana imbere y'abavandimwe bawe n'abanjye, maze baducira urubanza. Dore imyaka ibaye 20 turi kumwe, intama zawe n'ihene zawe ntayigeze iramburura, kandi nta sekurume n'imwe nariye mu mukumbi wawe. Sinigeze nkugarurira itungo ryabaga ryakomeretse, nararikurihaga, kandi ryibwe ari ku manywa ari nijoro wararinyishyuzaga. Izuba ryandengeyeho, imvura inshikiraho, amaso yanjye ntaheruka udutotsi. Imyaka ibaye 20 ndi iwawe, nagukoreye imyaka 14 nshaka abakobwa bawe, n'imyaka 6 mpakiwe amatungo. Wahinduye igihembo cyanjye inshuro 10. Imana ya data, Imana ya Aburahamu, ikaba n'umubyeyi wa Izaki, iyo tutaba kumwe uba waransezereye amara masa. Ariko Imana yarebye amagorwa yanjye n'imiruho y'amaboko yanjye, nuko muri iri joro irandenganura. Labani na Yakobo bagirana isezerano. Labani asubiza Yakobo, ataba abakobwa n'abanjye, aba bana n'abanjye, aya matungo n'ayanjye, ibyo ureba byose ni ibyanjye. Ariko se ubu ngubu nakorera iki abakobwa banjye n'abana nababyaye? Ngwino rero tugirane amasezerano, njyewe nawe, maze habe gihamya y'ubumwe buduhuza. Yakobo yenda ibuye arishinga bukingi, abwira bene wabo ati, nimuzana andi mabuye. Barayazana, bayakoramo ikirundo. Nuko barira hejuru y'icyo kirundo. Labani akita Yegari Sahaduta, naho Yakobo akita Galayedi. Labani aravuga ati, iki kirundo kitubere gihamya uyu munsi. Nicyo cyatumye bacyita Galayedi, bisobanura ngo ikirundo cya gihamya. Kandi cyitwa Misipa, bisobanura ngo aho bagenzura, kuko Labani yavuze atuhoraho azatugenzure igihe tuzaba tutakibonana. Nugirira n'aba bakobwa banjye, cyangwa se nubaharika, niyo ndetse hatagira undi muntu ubimenya, uzibuke ko Imana ariyo muhamya wa twembi. Labani arongera abwira Yakobo ati, reba iki kirundo cy'amabuye nshyize hagati yacu, urebe n'iyi nkingi nshinze. Iki kirundo kibe gihamya, n'iyi nkingi ibe gihamya. Njyewe ndahiye ko ntazarenga iki kirundo n'iyi nkingi ngo ngutere, nawe rahira ko utazakirenga ngo ntere, maze tukagiranirana nabi. Imana ya Aburahamu ikaba n'Imana ya Nahori iratubera umucamanza. Kwari ukurahiza Imana y'abasekuruza babo. Naho Yakobo arahiza Imana, umubyeyi wa Sizaki. Nuko Yakobo aturira igitambo kuri uwo musozi, atumira bene wabo barasangira, barara kuri uwo musozi.